iyerekwa nagize ni iyerekwa riteye gutya. Ryamye nabonye ubukwe, mbona ubukwe bukomeye cyane, ndetse mbona ubukwe bw'icyitegererezo. Navuga ngo kuba nabavuka ubu bukwe nari ntarabubona. Mbona buratashye, ubukwe bunagenda neza, ariko ubukwe burangiye nagiye kubona mbona wa mukwe afashe ijambo. Amaze gufata ijambo atitaye ku bamutwerereye, atitaye ku batashye ubukwe bwe, atitaye ko marene na pare bari bashananishije. Imana yambwiye ngo kandi nagiye kubona mbona turi muri bisi, mbona ni bisi abantu bakozagaho nk'uko ubona zino y'utongo zimeze. Hanyuma mbona abantu bose bari muri iyo bisi. Hanyuma muri iyo bisi nkabona hari icyapa tugezemo, umuntu avuyemo, tugakomeza no ku kindi cyapa umuntu akavamo, no ku kindi cyapa umuntu akavamo. Ariko iyi bisi nubwo nabonye igenda, hari indi bisi nabonye yakoze impanuka. Imaze gukora impanuka, ndabaza kubera iki iyi mpanuka ibayeho. Iyo mpanuka nabonye ntago yari impanuka yo kugira ngo umuntu ahubwo nabonye impanuka imodoka igenda igonga igiti. Aka kantu kugira ngo nkabone nakabonye nateze. Ku bantu batakizi, iki bakita icyari. Icyari kibamo iki? Aho kugira ngo dusenge, irambwira ngo si cyo nakuzaniye, haguruka. Ndahaguruka ndatembera. Ntembereye inyereka ahantu nagombaga kuzamuka umusozi. Uwo musozi ndawuzamuka, ngera ahantu hari igiti. Icyo giti ndakibona, integeka kukijyaho, nkijyaho, integeka no kugenda gufata aka kantu. Niho nagakuye. Hanyuma nyibaza impamvu ikampaye. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV ndetse no kuri Yada TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka mbashimire aho mwabahereye hose. Ushobora kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkubwire ngo amahoro y'Imana abane nawe. Kuri kamera turi kumwe na Isaac. Isaac, Karame. Amakuru ni meza. Ibintu ni amahoro? Amahoro masa. Yego. Isaac, reka ubanze turagize Imana. Yego. Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana ikomeye, Imana mutware, Imana murengezi w'ubugingo. Tugushimiye neza n'urukundo rwawe tugiriye, ukaba twemereye amasaha tukaza imbere yawe. Duciye bugufi mu mitima yacu abari wowe ushyirwa hejuru, kandi gahunda zose zigiye kubera hano turazikuragije nk'Imana, kugira ngo zabe ari wowe wiyoborera, ntabare twebwe, ahubwo ibyo ushima n'ibyo ushaka biduhane n'abera bose, mu izina ryawe Yesu, amen. Amen. Isaac, reka wenda duhera ahangaha. Mu minsi ishize hagaragaye cyangwa se havuzwe ibintu bimeze byitirirwa ubuhanuzi. Reka mvuge ngo ibintu bimeze nk'ibidasanzwe mu murimo w'Imana, cyane hano kuri social media, aho mwaza akavuga ati Imana irambwiye. Hari n'abandi twabonye bamwe bavuga bati se birasa uguhangara ribu. Hari umukozi w'Imana nsa nkavuze ati murangira ibyo yavuze nati subiraho ndaza kumujyana mu nkiko. Biriya bintu ku mukozi w'Imana nkawe wabyakiriye gute? Iriya se iriya ntago nshaka kubyinjiramo cyane, kuko ntago sinamenya bo muri bo gahunda bafite cyangwa se uko bari kwiyumva.
Njye rero biriya ntabwo nabyinjiramo, nta nubwo nabiha umwanya wanjye, ntabwo nabiha umwanya wanjye, ahubwo hari ahantu ngomba gutakaza igihe cyanjye, hari n'aho ntagomba gutakaza igihe cyanjye, hari ibintu ngomba gutakazaho igihe cyanjye, hari n'ibyo ngomba kwirengagiza kuko igihe kirahenda. Ni ibiki ugomba gutakazaho umwanya wawe, ni ibiki udagomba gutakazaho umwanya wawe? Ni ukuvuga ngo ibintu bimfitiye inyungu 100% ngomba kubiha umwanya wanjye, ariko ikintu nyine ni ku nyungu zabo ariko si izanjye. Ntabwo ari izanjye, rero ntabwo biriya nabitindaho. Ikindi ku bijyanye no kuvuga ngo ubuhanuzi, hari ikintu kimwe yewe wenda nkanjye ubwanjye sinaherukaga kuri iyi kamera, sinaherukaga kuri kamera, ariko si uko wenda ibyo kuvuga umuntu ataba bifite, ahubwo hari igihe cyabyo, hari igihe cyo kuvuga, hari n'igihe cyo guceceka. Kandi ikindi, aha tuje kuri kamera abenshi tuza ngo Imana yatubwiye, Imana yadutuma, ariko ntago Imana ntago ari radiyo, kuko radiyo niyo ufungura buri kanya ukaba wakumva. Rero biri impamvu ntabitindaho, ntago ikintu cyitwa imvugo y'Imana ni ikintu abantu bari kumenyera, kandi imvugo y'Imana, Imana ntago ari yayindi uza kubwira ngo mbwira ngo ihite ikubwira, no, ikora igihe ishakiye. Rero si radiyo niyo ufungura upfa kuba ufitemo amabuye, ufite umuriro, radiyo niyo ufungura ako kanya ikavuga. Rero Imana ushobora no kujya imbere yayo icyumweru kigashira utarumva ijwi ryayo ikubwira. Rero ni nabwo buryo ngemba ntaheruka no kuri iyi kamera, kuko nza nahumvise ijwi nkaza natumwe, ntabwo nza kugira ngo ngire ibindi mvuga. Niyo mpamvu rero biriya ntabwo nabyinjiramo. Bivuga ko abaza buri kanya batubwira ngo Imana yavuze, ntabwo wemera ko Imana iba yabatumye se? Wenda bo hari uburyo babanyemo n'Imana, bakominikana n'Imana, ariko njye mvuze ku giti cyanjye, njye mvuze ku giti cyanjye, ntago Imana, sinzi ukuntu nabikubwira, ariko njye mvuze ku giti cyanjye. Impamvu naherukaga kuri iyi kamera niyo, ntago nari kuza ntafite ibyo nje kuvuga, ntabiherewe n'uburenganzira. Ngo uza kuko wasenze Imana ikabikwemerera cyane. Buri gihe nuko iba yaguhaye ubutumwa, cyangwa ishobora no kwemera gusa kuza kuvuga ibindi bitari bijyanye n'iki? Se ubwo ngubwo bijyanye n'iki? Niyo ngo buri gihe uko uje kwicara ngo ugomba kuvuga, nawe mbwira ko hari ikindi kintu ndaza nkakubwira kindi kitajyanye n'ubutumwa Imana iba yantomye. Okay. Aiza, reka noneho uravuze uti ngiye nza kuko Imana ifite icyo yanyemereye kuza kuvuga. Ubwo bivuga ko n'uyu munsi hari icyo Imana yakwemereye kuza kuvuga? Kirahari rwose. Aiza, reka twere gutinda tubwire icyo Imana yakubwiye. Reka twe gutinda babwire ikintu Imana yantumye. Nagize iyerekwa, mbona ibintu bidasanzwe cyane. Abantu muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe turimo, ni ibintu bigoranye, cyangwa se ni ibintu mu yandi magambo ibitagoranye biraboroheye. Biroroshye kuvuga ngo Imana irantumye, kandi biranoroshye kuvuga kuza atari yagutumye. Ariko iyerekwa nagize ni iyerekwa riteye gutya. Ryamye nabonye ubukwe, mbona ubukwe bukomeye cyane, ndetse mbona ubukwe bw'icyitegererezo. Navuga ngo kuba nabavuka ubu bukwe nari ntarabubona. Ndangije mbona ubukwe burabaye, mbona icyiciro kimwe
mu yandi magambo iyo bavuze ubukwe duhita twumva umukwe n'umugeni, niko bimeze. Hanyuma njyewe nabonye umukwe mbona n'umugeni, hanyuma ubu bukwe mbona abantu babushoyemo ikiswe intwererano. ni ukuvuga ngo deja mu isi tugira ubukwe nk'ubu wowe watubwira ngo ugiye gukora ubukwe cyangwa se wenda we warabukoze, ngewe nshobora kuvuga ngo ngiye gukora ubukwe, hanyuma wowe ukambwira ati bitewe n'ukuntu twabanye Isaac, reka ngutwerere fanta zizakira abantu ngewe nzazikugurira. Hanyuma hari n'ushobora kuza kambwira ngo bitewe n'ukuntu twabanye amakote muzambara, imyambaro muzambara nk'abageni nzagira gute, nzayibaha. Hari n'ushobora kuza akavuga ngo ngewe mfite amafaranga ya naya, akira agenda urebe ukuntu bigenza. Ubwo bukwe rero ubwo buryo nabibonye bwari bufite n'intwererano, kandi intwererano zihagije cyane. Hanyuma birangije ubukwe buraba, bubaye mbona ikintu kiswe umugeni yari umuntu bashagaye, yari umuntu urinzwe, yari umuntu bantu bari bafite buri wese yari afite kureba umugeni ukuntu yambaye. Hari n'abari bafite kureba amatsiko y'umusore umujyanye umukwe. Hanyuma ubu bukwe burangije mbona bubayeho, bumaze kubaho mbona buratashye, ubukwe bunagenda neza. Ariko ubukwe burangiye nagiye kubona mbona wa mukwe afashe ijambo. Amaze gufata ijambo atitaye ku bamutwerereye, atitaye ku batashye ubukwe bwe, atitaye ko marene na pare bari bashananishije, yafashe ijambo. Arangije aragira gute, arabasezerera. Ndababwira ngo rero byari byiza ko mwitabiriye ibi byose mukabikora, ariko ahantu tugeze cyangwa se umwanya n'icyiciro tugezemo, ahangaha nahanjye n'umukunzi wanjye twenyine nimutahe. Deja reka nkubwire ngo muri icyo gicuku cya nijoro, kuko nabonye ubukwe burangira ari nijoro, burangira ari nijoro cyane. Ariko nubwo bwarangiye ari nijoro, ntago umukwe yitaye ngo uyu nguyu yaturutse Nyamagabe ahataha ni kure. Nta nubwo umukwe yigeze yita yuko hari uri butaha akabura harara. Nta nubwo umukwe yigeze yita yuko mama w'umukobwa yaturutse ahantu kure. Ubwo ngubwo aho yari kurara ibyo ntago byamurebaga. Ariko icyo nabonye cyo nuko bose yagize gute, yasezereye, arasezerera, bagira ati nimugende. Iki kintu mbaza Imana impamvu ikinyeretse. Irangije ibishurira ikintu gikomeye. Ubu tuvugana njyewe mbabwiye ngo mfite ubukwe, buri wese yagira amatsiko yo kuzandeba kuri uwo munsi. Umukobwa aramutse avuze ngo afite ubukwe, buri wese yagira amatsiko yo kujya kumureba kuri uwo munsi. Imana irambwira ngo nta bukwe bujya buba ari umukwe n'umugeni gusa budafite abaherekeza. Ariko ikintu cyaje kumbabaza ni ikintu, ni abantu bitwa abafiya donere, pare na marene. Abakobwa bari bambariye umukobwa n'abasore bari bambariye umusore. Nibaza se
Imana ibimpa mu buryo bw'umwuka iransobanurira, nibyo ngiye kubasobanurira. Umuntu wese udukurikiye kuri ino kamera yihangane aze gutega amatwi cyane iri yerekwa, kuko ni ikintu gikomeye. Hanyuma impamvu nkubwiye ngo aba bantu bambabaje, narebye nsanga uyu mukwe n'uyu mugeni ni abantu bagerageje 80% cyangwa se 100%, bagerageje gukora ibishoboka byose ngo bisanishe n'umugeni bari bambariye ndetse n'umukwe. Mbona pare yashashanye 90% cyangwa se 100% yagerageje gusa n'umugeni yarageze gute yari yambariye. Mbona wagaragiye umukobwa nawe yagerageje kwisanisha n'uwo yarageze gute yaraherekeje. None ndavuga ngo ese Mana, ni ukubera iki ubu bukwe burangiye buri wese umukwe agafata ijambo akasezerera abantu bose bakava mu nzira bakagenda? Imana ihita ibinkururira mu buryo bw'umwuka muri uyu murimo, irambwira ngo mu rugendo tururimo harimo umukwe, harimo umugeni, kandi uyu mugeni ategereje umukwe ugomba kuzaza kumujyana, ndetse abantu bategereranyije amatsiko menshi kuzataha muri ubwo bukwe. Ariko irambwira ngo hagati mu murimo nubwo harimo umugeni, harimo abari kwisanisha n'umugeni, ariko kuri finale bazasezererwa. Umukwe azababwira ngo byari byiza, ariko ntago hariya muri kiriya cyumba ntago biriya byishimo mwemerewe kubigeraho bindi. Imana irambwira ngo aba bantu rero bitwa ngo ni abamarene cyangwa se ngo bitwa ngo ni abafiye doneri, bagerageje kwisanisha gusa n'abageni nabo baherekeje. Irambwira ngo ni abantu bari mu murimo mu itorero, ni abantu bari mu idini, abantu bari muri uyu murimo biyitirira, bagaragaza ishusho yo kwera ariko batarabera. Irambwira ngo abo bafiye doneri bari gushushanya abantu bari kugenda muri uyu murimo, bakagaragara ku mubiri no ku isura, tubabona yuko ari abantu bari kubana n'Imana, bakorana n'Imana, ariko muri bo mw'indani Imana yibitegereje ikababura. Aba rero nibo bafiye doneri bizarangira umukwe ababwiye ngo nimugire gute, nimugende, kiriya cyumba ntago mwemerewe kucyinjiramo. Irambwira ngo bariya wabonye batwerereye, bariya wabonye bagiye bitanga amafanta, bariya wabonye bagiye bitanga buri kimwe, ni abantu bari mu itorero. Ujya ukumva habayeho ikibazo runaka mu buryo bujyanwe, wenda itorero dukeneye ubufasha buturutse ku bintu bigaragara, gahita umuntu yifata akavuga ngo njyewe kubw'umurimo w'Imana iriya bafure ndayiguze nizikora umurimo w'Imana. Ni umuntu uvuga ngo kubw'umurimo w'Imana nguze umukeka wo mu rusengero, ni umuntu uvuga kubw'umurimo w'Imana nguze ikintu runaka mu rusengero, ariko nubwo akiguze ntabwo Imana ntabwo kiriya cyumba ntabwo azakinjiramo. Kubera iki? Kubera yuko ibyo nyine arabikoze, ni ubufasha atanze, ariko abutanze atari umugeni, ntiyantwererana.
hanyuma icyo kirangiye mbaza Imana impamvu, irambwira ngo mbwira ubwoko bwayo, mbwira abantu bayo, we kuba uriho uri umufiye doneri, ahubwo ubeho uri umugeni wa Kristo. Baho uri umugeni utegereje umukwe, kuri rwa rwego n'abazaguherekeza bazaba bategereje kureba, bategererezanyije amatsiko yo kuzakubona. Imana irambwira ngo abantu benshi bari hari abafiye doneri, abandi bariho ari intwererano. Irambwira rero mbabwire ngo uzi ubwenge yakwitegura nk'umugeni, ntiyitegure nk'umuherekeza, cyangwa se ntabeho nk'uwisanisha kuzaba ari umufiye doneri, ntabeho ari umutwererezi, ahubwo akabaho ari umugeni. Kubera iki? Ibi byose nibirangire nyuma y'ubu bukwe tumaze kubutaha, umukwe afite ijambo ryo kuzabasezerera mwese atitaye aho mwaturutse. Imana ibagirire neza. Hanyuma iki kirangiye, Imana yambwiye ngo kandi nagiye kubona mbona turi muri bisi, mbona ni bisi abantu bakozagaho nk'uko ubona zino yutongo zimeze, nk'uko zino yutongo zigize gute zimeze. Hanyuma mbona abantu bose bari muri iyo bisi. Hanyuma muri iyo bisi nkabona hari icyapa tugezemo, umuntu avuyemo, tugakomeza no ku kindi cyapa umuntu akavamo, no ku kindi cyapa umuntu akavamo, ariko ku ikarita abantu bishyuye amafaranga angana. Mbaza Imana impamvu, irambwira ngo aka gakiza turi muri bisi, kandi twese ikiguzi ni kimwe cyo kugenda muri iyi bisi. Irambwira ngo buriya umuntu uvuye hano, n'urugero umuntu uvuye hano agomba kugenda ibirometero 10, yakakombye kwishyura n'uri bugende ibirometero 5. Imana imbwira ikintu gikomeye, irambwira ngo umuntu ugomba kugenda ibirometero 5 yishyuye nk'uzagenda ibirometero 10. Imana irambwira ngo aba bantu bari muri bisi buri wese aze kugerageza ukuntu aviramo kurya nyuma, avemo aye yashizemo. Turi muri bisi twese twakojeje ku ikarita, ariko hari abari buviremo ku cyapa cya mbere yaba adashizemo, hari kandi ubundi uwashyizeho kiriya giciro yari yabonye aho kigarukira, yari yabonye iherezo ry'urugendo, ashyiraho igiciro kingana n'urugendo, ariko hari abantu baviramo mu nzira batasoje urugendo. Imana irambwira ngo buri wese agerageze uburyo ava muri iyi bisi, azava muri iyi bisi urugendo rwe rurangiye. Iryo ni yerekwa rya kabiri nagize. Ikindi kintu ngiye gusoza, Imana yambwiye ngo kandi muri iyi bisi abateza impanuka, iyi bisi nubwo nabonye igenda, hari indi bisi nabonye yakoze impanuka. Imaze gukora impanuka, ndabaza kubera iki impanuka ibayeho.
iyo mpanuka nabonye ntago yari impanuka yo kugira ngo umuntu aho nabonye impanuka imodoka igenda igonga igiti, imaze kugonga igiti mbona bari muri bisi bose bagize ikibazo, mbaza Imana impamvu. Imana irambwira ngo uwakoze umuhanda hari igiti yigeze atera hagati mu muhanda. Irambwira ngo kuba iyi mpanuka yabayeho imodoka ikarenga umuhanda ikagonga igiti yari ikibazo cya shoferi. Imana irambwira ngo iyi bisi rero turimo ba nyiri guteza impanuka ni shoferi na tandiboyi we. Shoferi na tandiboyi we. Ntabwo ikibazo, ntabwo impanuka yaturutse ku bagenzi, ahubwo impanuka yaturutse kuri shoferi. Mbaza Imana impamvu, ndayibaza se ibi bihuriye hehe n'umurimo n'iyobokamana cyangwa se n'uru rugendo. Imana irambwira ngo ku mukirisito uri muri uru rugendo, irambwira ngo igihe tugezemo ntabwo ari igihe cyo kugira ngo, ntabwo bisi, mu yandi magambo abagenzi bari Imana yabanyeretse nk'abakristo, shoferi imunyereka nk'abayobora abakristo, ubwo ni abapasiteri. Tandiboyi imunyereka nk'umudiyakoni, umuhanuzi, umuki. Mbaza Imana ni ukubera iki ibi ngibi binyeretse? Imbwira ikintu gikomeye, irambwira ngo igihe tugezemo abo bashoferi nibo bagosheje abantu. Irambwira ngo benshi bisi nyinshi, ntabwo yambwiye ngese barangaye bate kugira ngo, basinziriye bate kugira ngo iyi modoka bayirenze umuhanda, ariko yambwiye ngo benshi nibo batumye iyi modoka ikora iki? Impanuka. Soza umunsi muri ayo mayerekwa nagize hano, harimo akantu mfite nshaka kukwereka. Ntabwo nari nakubwiye ko nakazanye, ariko reka nkakwereke aka. Icyo si icyari? Aka kantu ugatunga abantu bakarebe neza. Iki ni icyari cy'inyoni tu. Rero aka kantu nazanye, umbajije urugendo ibirometero nagenze ngo nkabone, ntago nabimenya. Gusa kugira ngo nkabone narateze, ntabwo nagiye n'amaguru. Naba nkubeshye nkubwiye ko aka kantu nakabonye byoroshye. Aka kantu kugira ngo nkabone nakabonye nateze. Ku bantu batakizi, iki bakita icyari. Icyari kibamo iki? Inyoni. Inyoni bwoko kisi? Inyoni zo mu kirere. Inyoni nyine bwoko ki? Inyoni zose se, inyoni buriya ntizitandukanye. Reka ibyo twe kubitindaho. Dusobanurire neza. Reka ibyo twe kubitindaho, icyo twumvishe cyo ni inyoni ubwo nyine. Ariko wanadusobanurira inyoni wenda zibamo niba zitandukanye. Hanyuma yego, ni ukuvuga ngo icyari kibamo inyoni, kandi inyoni ziri amoko menshi. Hari iyitwa inyamanza, hari inyoni zitubona, hari intuma, hari zose ni inyoni. Aka kantu Imana injyana kukareba ahantu nagasanze, narakazanye
ariko nsigarana ikibazo ndavuga ngo mana aka kantu ko kampaye bimeze bite. none se oyaza wagiye kugashaka utazi ikintu utazi impamvu ugiye kugashaka? Naba nkubeshye, njyewe naragiye narabyutse mu gitondo Imana integeka kujya ahantu, irakubwira ngo genda gusa, integeka kujyayo. Ndagenda fata yanjye ndatega, ariko kuko nari nzi yuko aho hantu abantu bahasengera, naravuze ati buriya Imana ngiye kwisengera buriya wenda nk'ibisanzwe wasanga hari ikintu kidasanzwe ndi buboneyo. Ntangije rero mu gitondo bukeye umuntu arampamagara arambwira ngo tujyane ahantu, ahambwiye hahuza na hahandi Imana yarari imbwira kujya. Ndavuga ati ubwo tugiye gusenga. Tugezeyo turicara, aho kugira ngo dusenge irambwira ngo si icyo nakuzaniye, haguruka. Ndahaguruka ndatembera, ntembereye inyereka ahantu nagombaga kuzamuka umusozi. Uwo musozi ndawuzamuka ngera ahantu hari igiti, icyo giti ndakibona, integeka kukijyaho, nkijyaho, integeka no kugenda gufata aka kantu, niho nagakuye. Hanyuma nyibaza impamvu ikampaye, irambaza ngo aho habamo iki, ndasubiza habamo inyoni. Hanyuma hari agakorasi abana najyaga nunda kumva abana baririmba ngo inyoni yataye icyari ngo irazerera, ngo ariko ngo n'umuntu waretse Imana azapfa yangara. Ako gakorasi kahise kaza muri ako kanya, inyoni yataye icyari irazerera, n'umuntu waretse Imana azapfa yangara. Gutese Imana irambwira ngo uko ni ukuri. Hari intama yambwiye ngo aka iyi ngiyi sinyifate nk'icyari, bifate nk'urwuri. Irambwira ngo none uru rwuri intama yagakwiye kubirimo, ntayirimo yarazerereye, ntayirimo yagize gute, yarazerereye. Bazima insobanurira gutyo. Mu yandi magambo dusoza, Imana yanyeretse ko hari abantu, hari intama zavuye mu rwuri cyangwa se inyoni zataye icyari. Irashaka rero ngo inyoni zigaruke mu cyari. Inyoni zigaruke hehe? Mu cyari cyazo. Intama zigaruke mu rwuri. Kuko nibitaba ibyo ngibyo, ijambo rirenga rya nyuma numvise ryaravugaga ngo umuntu waretse Imana azapfa yangara. Ntago rero nari gusoza, icyo nicyo numva nagombaga gusorezaho, ubwo abantu babimenye yuko iki cyari cyangwa se uru rwuri rw'Imana rukeneye yuko intama zigarukamo. Kubera ko muririmbyi yaravuze ngo hariho intama 99 zari hamwe mu rwuri, ariko ngimwe yari izimiye ivuye ku mungeri. Rero Imana yambwiye yuko umungeri ari kushaka iyo nama. Arabaza nama yanjye wagiye he? Aravuga ngo nama yanjye garuka mu rwuri, ngwino mu rwuri rw'Imana. Umwungeri ari kuguhamagara. Wibutse ngo Yesu niwe mwungeri mwiza, ni nawe rembo ry'intama. Kandi yahamagaye intama zose zumva ijwi zikamukurikira. Rero nari mvuze ngo uru rwuri rukeneye inama. Hanyuma kandi kantu kanyuma, nabonye abantu benshi mu rubyiruko, nabonye abantu benshi rwose hari ibyiciro bimwe bavamo bajya mu bindi byiciro.
mu yandi magambo umbona umusore ari kuva mu busore yinjira mu cyiciro cy'abagabo, mbona umukobwa ari kuva mu bukobwa yinjira mu cyiciro cy'ababyeyi. Ariko ngira ikibazo kimwe naje kugira, mbona nyuma habayeho ikintu cyitwa amadivorce. Mbaza Imana impamvu ibi ngibi bibayeho. Abonye ikintu gikomeye, Imana imbwira akantu gakomeye. Wa mukobwa we ushaka gushaka, nawe wa musore we, nubwo Imana ibyo yabigukorera. Hari ijambo nasomye, wenda nuko ntari kwibuka neza hano narisomye, rivuga yuko umugabo azakizwa umugore we yarwaye, umugore azakizwa umugabo we yakenye, cyangwa se urukundo rw'umugabo uzarubona igihe umugore we azaba yarwaye, hanyuma urukundo rw'umugore uzarubona igihe umugabo azaba yakenye. Hanyuma hari urutonde rw'abantu nshaka kuba, ntago mbazi, ariko reka mvuge muri rusange umuntu wese urutonde ariho. Musore, banza wikoze kwa muganga aho ababyeyi barwariye, urebe indwara barwaye mbere yuko uza gukurahira ngo turwaye cyangwa tutarwaye, dukenywe cyangwa se dukize, tubyaye cyangwa tutabyaye, ubone kuza kurahira iki iyo ndahiro. Wa mubyeyi we nawe wa mukobwa we, banza wikozeyo mbere yuko uza kurahira iyo ndahiro, kuko mu gihe utarabimenya, nabonye hari divorce nyinshi zizabaho nyuma y'iki kintu, cyaba abantu bagiye kuva mu cyiciro kimwe binjira mu kindi cyiciro. Rero ndumva ubutumwa nari mfite bwa rubwo, ngiye kure y'ibyo ngibyo naba mvuze ku marangamutima yanjye. Yego, reka dusubikira, Imana ibaho umugisha. Aiza, urakoze cyane. Uravuze uti ndamutse ndengejeho yabagiye mu marangamutima, tureka mvuga iby'Imana yantumye gusa. Gusangiye nkuyemo ikintu gikomeye ku butumwa bwa mbere. Wavuze uti abantu bashobora kuzashiduka barabaye abaherekeza cyane. Nanga abantu bagomba gukora ku buryo bazaba abageni aho kuba umuherekeza, aho kuba abaherekeza. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Rero ngira ngo ku muntu wese arudukurikiye, ubwo butumwa burakomeye cyane. Wenda abandi babaza batubwira ibindi bijyanye n'amarangamutima, ariko uyu munsi ntekereza ko nta marangamutima menshi yari arimo, kuko wavugaga nyine bya bindi bigize. Ahubwo ubutaha uzaza utubwire ngo birasabwa iki kugira ngo umuntu atazaba umuherekeza. Nsenga nkabimenya. Ndumva ari cyo kintu dukwiye kuyibandaho, kuko byanga bikunze hari kondisiyo kugira ngo umuntu azaba umugeni. Ntago buri wese n'abari abaherekeza baba bari harashobora kuba umuherekeza yari azi ko ari umugeni, ariko birasaba ngo umuntu amenye ngo harasabwa iki kugira ngo nzaba umugeni ntazaba umuherekeza. Ubwo rero ubutaha tugomba nabyo tuzabiganiraho kugira ngo nyine abantu basobanukirwe neza icyo bagomba gukora. So reka tugushimire rero, dushimire n'abadukurikiye. Ku muntu wifuza kuvugisha, nimero zawe ndazipiningaho hariya, ariko wanazitubwira ubundi ukadusengera tugasoza. Nimero yanjye ni 0783 35 85 402. Amazina ni Mfashwa nayo Isaac. Yesu rero abaho umugisha, kadusenge dushimira Imana. Turagushimiye Yesu ko uri umugira neza kandi uri umunyembabazi utajya uhinduka. None umwanya nk'uyu twari imbere yawe twumva iki dushakaho, twumva n'umuburo wawe.
turakwiringiye kugira ngo uzuganze mu mitima yacu, utwambike imbaraga za none n'iz'ikindi gihe, kandi ibyo ushima n'ibyo ushaka bikomeze kuba kuri twebwe na bene data bose none n'ibihe bidashira. Amen. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.